dore ahanganyira kuri w'abana jajya na bibi bo ni abanyakavuye ebyiri dutangiye basenga ati buri uko mpumeka nkwiyumvamo ndetse n'ahandi hari ubuzima bwanjye uretse mu gicucu cyawe buri uko mpumeka mba nkwiyumvamo ubuzima bwanjye buri mu byawe byose ndasenga nshima Imana nkiriho nyisaba ngo muri byose haba kuseka haba kurira tuzatandukane muri byose bibi ni byiza kabikushi kabigamu ni umuryango unezerewe barasenga Imana ijye baba hafi muri byose basangira ni amagambo ya mama yisanga muri we basangiye ubuzima bwose uko byagenda kose ibi ni byiza nazamusige araka hakuno rohani wakunda kurya n'igaburo ry'Imana araryirira iryara amaturo kumanga bose mukuru urimo kubaho mu rugo ni umunsi wa Diwali bacana urumuri cyane Imana yo bayihimbaza umunsi wa Diwali wabaye hari uwaje yirukanka ni umwana mukuru mu rugo ntago arahagera kandi umunsi mukuru warimbanyije agombe enjoying umunsi hamwe na mama na papa hakuna ambiance ni yose ibyishimo ni byose navuze ngo ni nk'ubunani bwacu hakuno kuno tubwizihiza uvuga uti ndangije umwaka ndasanganira undi kanshimira Imana umuryango anga barishimye ndetse rwose aho umukobwa mu rugo bamukunda cyane n'umwana akuri imbere yabo arakarohane biporezo do akunda ibiryo zana hangaye ibiryo ko so wabaye turabyibuke dore amatama ratafata wirire mwana wanjye hano banyirakuru bamukunda cyane basimburana ati umunsi twacanye urumuri ku birenge byawe aho uri hose turakubona muri byose tukwisangamo Mana yacu baje gucana urumuri n'amatabaza ku birenge by'Imana yabo muri byose bakora Imana ibibemo ndetse nakandi kasina baririmba uretse izina ry'Imana ryonyine nta yandi mazina bahora mu kanwa baririmba izina ry'Imana ni umuryango ukundanye kandi usenga cyane imitima yabo yose bakeneye ijyemo urukundo rw'Imana ndetse ntibazatandukane haba mu byiza no mu bibi umuryango urakize.